mbona ngo rirashyano rirambwira amagambo y'uko azasoni kuriya ngo ndi ikinyendaro mba nari kumukubita ariko nagende buriya n'ikindi gihe ashobora kuzagaruka tukabonana njye nakamenyere ngo nuko hano ari iwabo. ko witotomba byagenze bite? Uzi amagambo karaga kuvuga ngo ngashikire kawe kambwira byagenze bite se byo mutongana se bigeze hari? Diore umva uzi binambwiye byarambwiye ngo ndi ikinyendaro ngo sinarezwe se birumvikana uri kubyumva. Hanyuma y'ibyo yarambwiye ngo sinize mukubisura iki mbona ahambiriye amavarisi yaragiye hajemo no kurwana. kumbwira ngo ndi ikinyendaro se utari ikinyendaro buriya we yararezwera ngo ntabwo narezwe n'ababyeyi se we warezwe n'ababyeyi kiriya ni ikinyabupfura. njye ntabwo yambwira nabi ngo nuko hano ari iwabo. se musigaye muserera bigeze ahangaha mukanarwana? Shamani ntabwo nzi ikintu mpfa na sisita wawe. sisita wanjye ko manya sigaye afite ibibazo nawe yabigira se akaza kubinura nse mukanarwana kwe. njyewe ikintu gitumye mukubita urushyi ni amagambo ambwiye. ibaze kumbwira ngo sinarezwe ngo ndi ikinyendaro ngo sinize se we wize bimumariye ko niyo waba ufite amashuri inshuro igihumbi niyo waba ufite diplome ariko nta kinyabupfura nta kintu amashuri yakumarira. ko sisita wanjye nawe asigaye agira amahane kuko bikageraho umuntu arwana kuko muri uru rugo sharambabaje kabisa. nanjye sinzi ahantu umujinya nyine uvuye mukubita urushyi nongeye ko mbona afashe amavarisi aragiye kuko si ukuduhesha isura mbi muri karitsiye. ahubwo bigaragara ko namwe mutarezwe. mbese nimba umwana umuntu w'umukobwa utinyuka kumbwira ngo ndi ikinyendaro ngo sinarezwe ngo sinize. wenda nubwo nagarukiye muri pirimeri mu wa gatatu twajyaga tujya kuri asambure bakatubwira ngo umwana wize agomba kuba afite ikinyabupfura. niyo wakwiga ukaminuza nta kinyabupfura nta kintu byakumarira. ntabwo byagakwiye kuko mukageraho kurwana kuko muri abantu bakuru. ntabwo byagakwiye pe. ubwo simbizi nyine nawe icyo uri bukore niba aragaruka niba ataragaruka simbizi. reka nze mfate telefone muhamagare numve mubaze uko byagenze mubaze niyo ahise ajya numenye ibibazo bye nyuma ndaza kukubwira igisubizo cyavuye. nta kibazo. asego bafite igihe cyose kuvugama nabi n'ukubera iki bavuze ikikuzanye cyangwa asubira mu nzu ngafunga. none se ariko kubaza amakuru no kumbwira ngo ntabwo ikinzanye n'uko cyitwa iki wayambajije cyangwa uje umbwira ko mfite umushinga. okay ndashaka Darlene basi. Darlene nawe ukiba hano yagiye neza sinzi iyo yohoheye. none se niba Darlene nawe hari basi jado nawe hari jadara aho yaraganye hano hepfo ku muhanda.
mbega urugo rwa hano si uko buryo mbura n'umuntu uza basi no kunganiriza. Wabigezwa n'iki hano? Ndi kureba Jado sinzi niba arimo. Yego hari nta kibazo. Mbese nyantu umeze neza? Imeze neza nta kibazo. Amakuru se? Imeze. Ntabwo bwa mbere duhuye. Nanjye ni ubwa mbere muwoye ntabwo yansanze mubona muri karitsiye. Nanjye ndi mushyina aha. Mwese witwa nde? Nitwa Morgan, wowe witwa nde? Nanjye nitwa Olivia tu. Hano usanzwe wagenda? Ahangaha nsanzwe mpagenda nze kureba Jado ahubwo we usanzwe uri uwa hano? Oya, nanjye ndi umushyitsi naje kureba Darirene nsanga nawe uhari. Ndimo kumva warawishe. Mbese ubu urateganya ko araza vuba? Oya, bambwiye ko nawe uhari mpita profita gutegereza Jado kuko ni namushaka ko bambwiye ko ari ahantu agiye. Naraje gatoya none ntegereje. Ntabwo ndabizi natwe tuba turiganira nta biganiro. Mbese ko nta muntu uri kukwakira. Nanjye nategereje nahebye aho ntibazara muri uru rugo. Mbere hari umuntu ugeze kuhasanga ariko ntabwo nzanubekeye. Namutegereje namubuze. Ntabwo ari Darirene usigaye haba? Oya, Darirene nawe uhari, Darirene ngo yaragiye. Njye mperuka mani hari Darirene. Ubwo niyo mpamvu yavuze ati ko basanga ari umwe bavukana ntawamenya. Ntacyo bitwaye twategereza basanga hari ahantu bagiye bari buze kugaruka. Ubwo Jado wese sinzi igihe araza. Bambwiye ko yagiye hano hafi ntabwo yagiye kure. Araza mu minota mike cyane. Cyane iminota mike. Ntabwo nanjye niyo ndamutegereza ariko ntatinda ndigendera kabisa. Kuko nta time nini nyine mfite hano. None se Jado asanzwe afite yawe? Jado yanjye Jado ni iniga yanjye mani. Muziranye hehe? Jado hari aboro twahuriye. Ndibuka hari ahantu nagiye muri interview. Jado turahahurira. Ubwo rero twaze tumenyana nyine urabona ko ari umubosi. Ntabwo tuzaza kunsura ndangira location. None ndabaririje niko kwisanga hano. Waje ryari? Nibwo nyagera nje ni umukobwa yanyakiye. Ese basi wambaye no ku mazi yo kunywa? Uvuye ku mazi? Wajya kuzana? Ese ni umukobwa mbwiraga? Ni umukobwa nabwiraga wanyakiye. Ukuntu abantu hano bagira disipurine nkeya cyane. Umenya amazi. Ubonye tu nabonye nabi tu. Mbese ku buryo yazana akayamenaho gushya ubu ni uko basanzwe bakira abashyitsi. Nukumya amazi ngo menye yamenaga yayamenaho nayo yampateje. Ubanza atari gusa ubanza ari icyo mpfa nawe da. Shana uko nashaka n'undi sinabikuyemo bitewe n'agasuzuguro yampaye. Ndandika kumaze inyota. Reka n'agasuzuguro kari gusibaza umukobwa wakira undi mukobwa mugenzi we kuriya. Aba yumva bimeze bite? Wenda njye ubwo ndi umutipe ndanyakira neza asanga. Ntabwo mbizi ariko ntabwo ari umuco w'umukobwa. Ntabwo ari kuriya niyo twaba dufite ikintu dupfa yarenzaho basi akanywa amazi n'ataramenaho. Muri se buriya ni umukobwa? Ntabwo mbizi hari abantu babaho wagira nawe rero bahawe ku buryo nyine yakira umuntu ukabona ntibimufasheho n'iki nta disipurine. Basangiye mbonye nyine tumbonye arakuze nubwo atari umukobwa ariko arakuze. Byashoboka abantu bakuru iwabo nta mico bagira bafite ishyari buriya basanga yagira ishyari. Uzi ishyari ry'iki? Ishyari ry'iki?
none se uko ubizi nyine hari igihe umuntu akurira iwawe imyaka ikamufata yajya abona abakobwa bagenzi be bameze neza nkawe ishyari rikazamuka bari basanga agira ishyari ariko nta n'ukuntu atakugira ishyari pe kubera ariko kubera ko ari umukobwa mugenzi wawe nta makosa yaketse nkanjye none se undi reka atakwakiriye nuko atakubonye yewe se wasanga yambonye ariko akaba ashaka kunyakira cyane cyane kandi nabwo bwa mbere mubonye wasanga atanzi nanjye kandi simuzi uzi ubwo nkeneye jado wenda igihe araza ntaribe jado aranyakira nta kibazo Shema wari umeze ute se? fresh kabisa biracamo nanjye biracamo kabisa mukuru wanjye ari uturaporo aba yansigiye bishobora ni ibintu bigoye ariko umuntu kari uguhiga ubuzima se wa mugabo we ya kampani iriya mugi banza yinjiza bya danje uriya ni umukire kabisa mukuru wanjye ni mubi cyane ariko nawe nta kimuvaho uramuzi ariko byera arazigura yewe keretse niba yinjira azigurira njyenyine shana sinzi nimba njye hari icyo dukwe kunkoresha no kugura akantu no kujya mwinjira nyine akagura akantu mu gihe bamukoreye raporo nk'iyi kabisa ariko se amakuru numva ngo ngomba gusigaye hano bitebye kuko cya gikobwa ntukakimbwe cyatumye mushiki wanjye agenda sha ndumva yarabazengereje bya danje uriya mukobwa ni mubi cyane ariko ngo ni icyuki niko jado abambwira ko ashobora no kuba arwaye sida ko nkeka ko ashobora kuba arwaye umuntu ko dushobora kumushyingura n'isengerera uriya n'igisasu yikuruye n'igisasu pe bitoroshye kabisa ariko nta kundi nyine nta kundi ubwo tuzabyakira uko bimeze nta kundi kabisa borora zivamo ryari kweri ahubwo reba ahangaha ngo ni ibyacurujwe ese ko yabyanditse nabi ndabona yarabicurikiranyije ariko ntabwo byabura bari mu bintu byinshi mani gukora amaraporo y'ibintu byinshi ntabwo byabura ibyo ntacyo biba bitobanira bihindura keretse iyo wabikoze twakomeje kuganira ariko ntabwo wabwiye amakuru yawe tamande wabonye iriya match yabaye ejo bundi iriya ya Chelsea na City Chelsea na City iriya match yarandyoheye se subizi ko iyoboye yarandyoheye bya tari nanjye ntabwo nayirebye kubera akazi si ubundi urebera ayo match man simurya akabari gashyashya ko muri karitsiye njye nayirebeye mu rugo mba nibereye mu rugo nari mfite akazi kenshi abakozi bansajije bari kumbwira ati bashaka mbahembe ndi mu maraporo ufana City hari njye mfana City ni sawa nubwo igikombe gisa nkaho yakivuyeho City nta byo kuvuga ngo igiye kukivaho wenda na Arsenal ishobora kugitakaza biragoye se gute itakaje match byaba birangiye amanota abiri rero ni benshi amanota abiri isigaje match ebyiri urumva n'ubundi bisa nkaho yagitwaye byarangiye reka ejo bundi Arsenal bayikubite muri ziriga sha burya izakina izakina na Paris Saint-Germain mu rucabana Paris Saint-Germain rero irakomeye byata iriya nayifanye kuva kera buriya ukunde PSG ni ikipe y'isi mwana narayifanye umva ejo bundi turatwara igikombe kuri Paris Saint-Germain aho nanjye mba nyiri hejuru cyane ubwo ni ukuvuga ngo dufana amakipe simumva kuri iriya match ugomba kuzagugurira byeri nk'iz'ibihumbi 50 hariya tugomba kunywa kabisa kuko n'ubundi hariya Paris Saint-Germain igomba gutsinda Arsenal ibyo ni ibintu bizwi
tuzayirebere muri kariya kabari cyangwa se uzaze tuyirebere iwanjye. Ikibazo hariya ahantu wanjyanye kureba match ya Arsenal iriya yabaye mu kwezi kwashize, wanjyanye ahantu hafeke hariya ahantu hariya ataratera imbere abo waje kabari gashyashya abana bashyashya byose wanjyanye ahantu hafeke umva none ukongera kuharebera match kabisa. tuzahindura tujya ahandi kuri finali bwo binabaye ngombwa nanayirebera mu rugo iwanjye. ntarebe tuzaruza turebe ibyo ari byo. Chamani njye nzakujyana ahantu tuzarebera match bikuryohere byatari heza cyane. sawa sawa mwiza uteze meze neza. Njye pfa kugura ibitunguru n'inyanya byashize ariko ntabwo nina data mbanguka. sawa ntari Imana siko mwana ari mwiza abonye ibyo mba nkubwira se mwiza kabisa nibyo mba nkubwira mwana ari mwiza ntari kabisa ahubwo se ibintu n'umukobwa uramubona ibintu numva nibyo ibiki se wumva kandi bavuga ngo yarandi baki ko numva amakuru reka mani nimukajye mubeshya mani uriya mukobwa abantu mwese mwamwitayeho muri kumuvugaho ibintu bya fake nimukajya mubeshya mwana. Nose mani ayo makuru wayakuye naho peti murumuna wawe Isirene niwe wari kuzindabura murumuna wanjye niwe wabikubwiye kandi umuntu mubana ntagererwa amakuru tanze ndaza kumubaza aho yabikuye ndaza kumubaza pe kubera ko uriya mukobwa baramubeshyera pe ndaza kumubaza numva aho yaba yarakuye amakuru nawe wasanga ari bya bihuha by'inaha muri karitsiye babona umuntu yikoreye akantu kavuga byinshi. Ndaza kumubaza menye neza aho amakuru yayakuye kabisa. Icyo kintu ngomba kurara nyine nta mukobwa baramubeshya sinanabyiyumvisha ukuntu ari mwiza winekere kabisa winekere abanyamakuru biranambabaje kabisa byahita bituma tunangana kabisa. Gusa ndamenya amakuru mbaze murumuna wanjye aho yayakuye menye neza intandaro ya byose kabisa. Sari bigiye uba watangiriye koko gukora raporo biba byakunaniye mani. Nagiye kudusoza ariko n'ubundi wowe nakubwiye ko nshaka guhemba abakozi none ngibiki nyine yagiye kudusoza ariko nta n'amakosa uzawanditse ngiki aba twahembye mu kwezi kwashize wowe uri kugira ukabazana muri uku nguku cyangwa kuba nawe nibeshye ahubwo ikindi mubaza wakuyeho amakuru ngo uriya mukobwa aguhaye sida. uriya mukobwa ubona umushiha wafite ubona ari gusa umushiha w'iki mbese nimbaza hano abantu bose baje hano akabatonganya umushiha w'iki mbese ntabwo ujya ubibona uburyo atonganya abantu ba hano nyine umushiha w'iki numvishe amakuru ngo ni wowe wabibabwiye aguhaye sida he njyewe nkurikije umushiha mubona n'uriya mukobwa ashobora kuba ukananirwa gukora imirimo izi raporo naziguhaye sangara uzacunge neza n'ukuri uzacunge neza kandi hari umuntu wamaye ayo makuru nanjye izi raporo naziguhaye mu gitondo saa moya ko nshaka guhemba abakozi ikiguru nari nusoje warangiza ukambwira ngo ushaka amafaranga ngo yo kugura imyenda n'ibiki ushaka wajya nawe ese ko n'undi ugera hanze ukayaha abandi njyewe wayanyimwe kandi kuba mbyikorera nkaho ubundi wowe nta kigenda kagenda n'ubundi bazayaguhambana. Ukuntu kiba kijyanye muri salo cyagaramye cyokase uri kumbaza ikimana
Umba nirwaye amahoro ngiye uri kumbaza iki? Kwiga guhunza amagambo gusa. Ushaka imyiyenzo ariko hari. Kwiga guhunza amagambo. Njye simba nagwaye amahoro. Uriya mukobwa agwaye sida ubikura he? Nawe uzagenzure uzabyibona. Ubundi wowe ubundi nzajya